Mu Rwanda rwo hambere imikino yahabwaga umwanya ukomeye mu burere bw'abakiri bato. Aho abazungu baziye hadutse imikino mishya irimo n'umupira w'amaguru. Umusaza NGUNGA Deogratias w'imyaka 93 y'amavuko yakinnye umupira ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubundi mu matorero kera nkatwe twabaye mu matorero kera twajyaga mu mashuri ariko amashuri byagiranye mu saa sita tukajya mu ntuza mu itorero tukajya mu matorero nimugoroba bakatwigisha tugahamiriza tukarasa intego ushinga ikintu hariya mu karasa ubona ni nk'ibya gisirikare batwigishaga byo gusimbuka kunyiramende no guhiga guhiga ukuntu niba hari ikintu u Rwanda rushaka ukuntu utazakibaho wanyuma. Nyuma yo gutangira umupira w'amaguru mu Rwanda havutse amakipe anyuranye, amarushanwa ngo yakorwaga mu buryo butandukanye n'ubw'iki gihe. Umusaza NGUNGA we yari mu ikipe yitwaga Kigali Sport, yaje kuva mu Kiyovu mu myaka yo hanyuma. Kigali Sport yayoborwaga n'umutware rw'ubusisi. By'umwihariko uyu musaza yibuka umukino wabahuje n'u Burundi mu mwaka w'1949, umukino batsinze kubera imyiteguro ikaze bakoreshejwe n'umutware rw'ubusisi ubwe. Ariko ubwo utwo twagiye Bujumbura tujyanye na rw'ubusisi, hanyuma rero duhigisha tujya kugenda mubanza gukora imihigo. Hari yiwe dore yaratuye hariya kwa Rubangura, tubwira umwami yuko nidutsindwa tutazagaruka mu Rwanda. Twagiye turi mahwane, niko yatubwiraga ati si imikino tiri intambara y'amaguru. Kuko niba mutsinzwe bazavuga ko u Rwanda rutsinzwe se, kandi mubimenye yuko ati abanyarwanda n'abanyarwanda, ati nta munyarwanda y'ikigwa rubaho. Nyuma y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge mu mwaka w'1962, umupira w'amaguru wagiye uzamuka buhoro buhoro. Abakinnyi bakabangikanya umupira n'akandi kazi. Abakinnyi rero abo nibuka benshi cyane bose bakamatari barutanga, n'abantu babaga ari abashoferi bakora muri za entreprise, bagakina umupira atarukorera amafaranga, ari ishyaka. Nubwo umupira wagenda gukwira hose ariko hari hakiri ikibazo cy'ibikorwa remezo. Iki kibuga cya Rwinkwavu kiri mu bibuga bike byari byubakiye mu Rwanda rwo hambere. Ababizi bavuga ko iki kibuga gishobora kuba cyarubakiwe ahagana mu mwaka w'1950, akaba ari ikibuga cyari kizitiye ndetse kinafite urwambariro. Nubwo ibikorwa remezo muri rusange byari bike ariko abakinaga muri iyo myaka yo hambere bavuga ko bagaragazaga ishyaka cyane, ikintu basanga urubyiruko rw'iki gihe rukwiye kurushaho kongera. Cyane twaringuritse, twari abasore bashyitse, ukajya mu kibuga nta bwoba. Wabugeze imbere y'izamu ntuvuge wera ngo umuntu aragukagagwa aratega goli, arayiteguka yiteramo. Nakinaga iruhande imbere kuri karindwi. Ukuntu harimo ishyaka ntabwo twakoreraga amafaranga, ariko abo ngubu bafite amahirwe y'uko iki bakina bahembwa, bakwiye kuyabyaza umusaruro, akaba bagakina umupira babishaka, ari ishyaka atari gukorera amafaranga, aza nk'igihembo ariko bamaze gukina bagashyiramo no gukunda igihugu, kuko igihugu ikipe itsinze igihugu kiba gitsinze. Mu bibuga byakinirwagaho mu Rwanda mu myaka ya za 80 haje kwiyongeraho na Stade Amahoro mu mujyi wa Kigali. Umupira utewe na Rutayisire wa kabiri kwa Rubatu, umupira ku murongo wa gatanu, Rubatu wamukuraje imbere kwa Runuya kapitene w'ikipe y'Uruya, abiza Umurayi ni ruhande ko banyiro sanga. Uwo ni nyakwigendera Viateur Karinda, umunyamakuru wa Radio Rwanda, yogeza umupira wa mbere wakiniwe kuri Stade Amahoro mu 1987. Ni umukino wari wahuje Mukura n'ikipe yitwaga Panthère Noire. By'umwihariko Rwabagabo Xavier wakiniye ikipe Standard y'Rwinkwavu ngo hari icyo yibukira kuri iyo kipe ya Panthère, kinagaragaza itandukaniro rikomeye ry'umupira wo hambere n'uw'iki gihe. Panthère twashiniye hanga y'Rwinkwavu turayitsinda, tumaze kuyitsinda icyo gihe ntabwo bishimye. Abaturage barimo kugira kogeza barakubiswe kubera ko Panthère yatsinzwe. Panthère yari y'abasirikare. Ubu nda amahoro iyo bakina hari security. N'ikipe itsinzwe nyine menya ko yatsinzwe, ariko kera si kubyara bimeze. Ubuhamya bw'abakinnyi umupira w'amaguru hambere mu Rwanda bwumvikanisha ko umupira ugenda utera imbere.
abawukina kuri ubu ariko ngo ntibakwiye kumva ko bageze aho bajya. Umuntu ashaka kwigira umusitari kandi ntaharagira, urumva yarakwiriye kuba umusitari amaze kugira aho ageza igihugu cye, amaze kugira aho ageza ikipe ye, urumva akaba aribwo yigira umusitari. Ariko igihe atari yagera aho agera, nakora ishyaka, nakinisha ishyaka, agira aho yigeza n'ageza igihugu. Umupira w'amaguru mu Rwanda naho wabaye umwuga ushobora gutunga nyirawo, bitandukanye no mu myaka yo hambere. Kurushaho kuzamura uru rwego ni kimwe mu byatuma u Rwanda rushaho kugaragara neza mu ruhando mpuzamahanga. Damascène, MANISHIMWE, i Kigali.